yagiye kuzana imitwe myinshi ebana naye nta nikinongirana ebana tabifuka de nta bintu bya michezo Xwende Tevi ni wowe wacu haraka buru waba waracitse wowe cyangwa amaboko ntufite imbaraga ese bagutwaye iki umva ndagasindeka ntabeka kuwugira abasuma bana baza baterana yego cyangwa se bajya angane bayiza kira tugemo Jesus excuse me let's go kumbona uri kwirukanka cyane Serine mbere ya Serine hano ni muri toilette Uragukunda iyo twicaye dusoje akazi turakureba mayira urukoryo twawe ubwanwa bwawe yamuse basuzuguritse kutengengera hano narangiza ukaza warangiza ukama unteza mayira kwambwiye kutagiza hano kwa Serine ninde uri hano wahaje ute uyu kamasa rero buri urebye kamasa urebye nyine buriya kamasa uragukunda amazi ntugire ikibazo ndimo ndayavoma yose gerageza nari naje nakuzanira ariko iyi base nayo iyi base se twagize n'ibyo nitwemeje ko ari ibyo iyi base nitwemeje ko ari ibyo nukuri nitwiyemeje kuzaga dufatikanya muri byose rero mbese ko n'uwe nta n'ikintu mba ndimo gukora ndaje Sindi gutunganya ubona ko akazi kaba kambanye kenshi ko ubasobanze kukanshakira n'umukozi kumwe umuhendi ega ninda mukangizera iyi mbona yekiraka kizima yemba neza niho mu Imana nzomugushaka ntangire kongenge kabisa akazi ko mu rugo kagiye ariko nasenza nkufasha kweli hari ikibazo simufasha byo bifatikanye aje kongera amazi muri gabishima bitadushirira kunyuma Allo uri Chere vitesse ni byiza shubuze cyane nyinshi cyane ndagukuriye narendi mu rugo bintu ndebe ari kibazo se uri mu rugo uzusubire ndi mu rugo kabisa ndaje none nta kibazo kanitegure nzi okay ari umuntu ukomanze yego byihuse wamfashije ukabyara ukamugisha yuko mukuru wanjye arwaye ngiye kumureba kandi ngomba
kibazo ibyo ndaje ndagukorera ahubwo wowe genda witegure nta kibazo genda witegure ndaje ndagukorera umwumvishe ngabyemera ngwino umfashe nta kibazo yego ndabona akazi kaba kakurengera oya amatungo agomba kuyitaho uvuye muri ibyo yego kagira isuku ni isoko yawe umva mfite ikibazo yewe gikomeye mukuru wanjye ararwaye ararembye kandi ngomba kujya kumujyaho dore inshuti yanjye yarije nawe kubimbwira ngo yarembye mukuru wawe yararwaye ari mu bitaro ameze nabi ikibazo cyo mu Rwanda nge ntabwo nkamenya uko mu kabyara mbabarira reka ngende ko nta faranga mfite zo kuguhereza itike amafaranga oya niyo yagenda n'amaguru ntari mbabarira wakabyara mu Imana nanje twukajyanye ariko nta faranga oya we nta kibazo we guma ku rugo dore n'imyenda nari ntaranje no kwifurusha ko umuntu yidufasha idufurire ngewe reka ngende ndafurire nta kibazo nanda yifura nimara gukora isuko ya uratembe ndagiye reka ngende umunsi uri mubwira komere nimba mwana ndaza kumusengera urakoze wakabyara niyo mpamvu mukunda reka ngende sheri nguna tujyane sawa ubu turagiye ntabwo ndi butike urakoze kabisa kandi wihangane kabisa izi mpavu nazo ntabwo zikibasha kurya ibintu byose manakizemo zirakomeza zikanga ikubira ibintu byose nshyiramo zina mpavu ntezi birya ikibazo cyazo sheri bayi ndagiye nta kibazo kabisa kandi wibuke kumusuhuriza kabisa mubwire yakomere nimbona ikiraka tuzajyana ejo tumusure Ni karibu. Sure. Wajeze? Yeah. Sawa? None se wicaye hose? Reka komeza ngwino. Okay. Thank you. ese katayitaba habaye iki kweli si yaba yagize impanuka se yasanze umurwayi arembye cyane bituma ebeye ibintu nta n'umuntu nta n'ifaranga mfite ngo nege akamoto naje ngiye kwa muganga abasore n'abakobwa turagukunda cyane